Yes, banyarwandakazi, dore noneho diro nziza wakora ukazajya uhora uyirahira, ukazajya uhora unezerewe uvuga uti ahangaha nakoze diro y'ubwenge abantu b'abagabo. Iyi nzu urimo kubona hano ishaka miliyoni 8, iri mu buso bwa metero kare 310. ni inzu nini nkuko uri kuyibona, ufite kuba wayituramo, kandi ku ruhande hari umuryango w'ubucuruzi ku buryo ushobora no kuyicururizamo. Ni inzu nini iri ku muhanda, imbere ifite parcelle. Ni inzu ubona ko iri n'ahantu heza hashashe kandi hitegeye umujyi wa Kigali. Dore umuhanda iyi nzu iriho n'uyu nguyu. Ndagira ngo nkuzengurutse ikibanza iteretsemo. Ni inzu itarigeze iturwamo, cyangwa se twavuga ngo ni inzu nshyashya ikoze ku buryo hatari za nzu uvuga ngo wenda bazituyemo. Ni inzu yubatswe ntiyaturwamo. Urabona ifite ahantu hanini washira ibindi bikorwa nk'amadushe n'amatuwarete. Haruguru y'iyi nzu uraza kuhabona, haruguru y'iyi nzu ndagira ngo umanze uyirebe neza, noneho nkwereke haruguru yayo uko hameze kugira ngo tubiteranyirize hamwe ahantu tuhagurire rimwe. Ahamaze kukwereka ubwaho ho hashaka cyangwa se hari kugurishwa kuri miliyoni 8. Ushaka waza ukagura ahangaha miliyoni 8, hanyuma noneho ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Urabona yuko hari na fondasiyo yari yagenewe kubakaho korotire, ariko birangira nyiraho atayishizeho, ahitamo kuba yahagurisha kubera impamvu ze bwite. Ni ahantu heza. Ahantu bakunda kuhita muri Butare, ni mu mudugudu wa Nyura. Hanyuma haruguru y'iriya nzu hari indi nzu iteye gutya, nayo iri ku muhanda wa ruguru, cyangwa se umuhanda utambika, kuko iya mbere yo nakweretse yari ku muhanda umanuka. Iyi nzu yo ubwayo ubona iri mu buso bwa metero kare 400, nkuko ngiye kubukuzengurutsa ukabureba neza. Iyi nzu ubwayo ishaka miliyoni 6, iri mu buso bwa metero kare 400. Urabona yuko ni ikibanza kinini kiri ahantu heza hashashe, ahantu kubaka bidashobora kukugora na gatoya. Noneho urabona ya nzu nakweretse mbere iri munsi y'ingiyi ndimo kukubaka, ndimo kukwereka. Bisa naho bitandukanyijwe n'urubibi rw'imiyenzi cyangwa se na korotire z'imiyenzi, ariko ni inzu ebyiri zose hamwe, bivuze ko zaba ziri mu buso bwa metero kare zigera kuri 700, hafi na 20, kubera ko hano haruguru hafite ubuso bwa metero kare zisagaho gato 400. Aha ndimo kukwereka ubunini bwaho iyi nzu iteretsemo. Nayo urabona ko ni inzu irangiye, ushobora kuza ukayibamo cyangwa se ukayigira iy'ubucuruzi, ariko ikiruta byose ni ibi bibanza izi nzu ziteretsemo. Urabibona ni ku muhanda. Izi nzu zombi uziteranyirije hamwe ushobora kuza ugahita uzishyurira icyarimwe, ariko zifite ibyangombwa bibiri bitandukanye. Ushobora kubitunga ari ibyangombwa bibiri bitandukanye, cyangwa se ugahitamo kubiteranyiriza hamwe. Iyi ni ya nzu ya ruguru, iyi ibwayo ishaka miliyoni 6. Iyo hepfo nari nakubwiye ko ishaka miliyoni 8. Nga muhanda urahagera, haba uyu ni umuhanda utambika, ukuvuga ngo utega, waba wateze imodoka, wateze taxi, wateri yahakugeza, ufite imodoka yawe bwite, wazajya uhagera ukahataha, ndetse na moto zirahagera ku buryo uvuye mu mujyi utega ukahagera. Uvuye kuri kaburimbo aho bita mu Burembo kugera hano ni amafaranga 1500 ku kamoto. Urabona ko ni quartier ituwe
kandi yitegeye umujyi wa Kigali. Ushaka rero kuba wakwigurira aha hantu wanyandikira kuri iyo nimero ubona muri screen. Nimba ufite miliyoni 14 aba ari bwo gusa unyandikira cyangwa se umpamagare uze ugure hano hantu hombi nkweretse. Ushobora kugura hamwe cyangwa se hose ukahateranyiriza hamwe ukahagurira icyarimwe.